This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Igicamunsi kiza nanone kuri mwe mukunda biganiro binyura kuri Nepo TV Official, mbahaye ikaze. Ndagarutse ngarukanye n'amakuru agezweho. Narababwiye ni uko mbonye amakuru nzajya nza nyabagezeho uko yakabaye aha kuri Nepo TV Official. Ntuzigera ugira urungu by'umwariko mu makuru y'imikino. Ahangaha uzajya uhumvira inkuru utakumva handi. Mbahaye ikaze rero neza cyane. Ntabwo uyu munsi turi butinde, ahubwo ndibanda cyane kuri UEFA Champions League. Ni imikino yayibaye, amakipe yarageze muri kimwe cya kabiri. Iby'iyi mikino nibyo nshaka kugira ngo dusesengure, ariko cyane cyane turibanda ku mukino wa equipe ya Real Madrid yaje kuba isezerwamo n'ikipe y'umutoza Vincent Kompany, ubwo ndavuga Bayern Munich. Byinshi kuri no mukino ndaje ngende mbigusesengurira, ariko gato nanone ikipe nayo ya Arsenal icyo ugomba kumenya nuko yaje kubisukomeza yerekeza muri kimwe cya kabiri isezereye Sporting ku giteranyo muri aggregate igiteranyo kimwe cy'igitego kimwe ku busa. Ibyo nabyo ndaje ngende nkubwira neza cyane, ariko murabizi hano kuri Nepo TV Official ntago tujya tuvuga amakuru y'Iburayi gusa, ahubwo hano mu Rwanda mbanje mzanye na breaking news. Narakubwiye ni ahangaha niho uzajya wumvira amakuru utapfa kumva handi. Hari breaking news wakwibaza uteyite, icyo usabwa tega iki kiganira amatwi kugera ku musozo kugira ngo ugende usobanukirwa. Iyo breaking news ni hehe, iravugwa hehe? Ni muri equipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo icyo usabwa tega amatwi iki kiganiro, ndetse unarebe ko wakanze subscribe. Niba utarayikanze ukandeho nyamuneka, kandi uliking izi video, ndetse unakore share. Ibitekerezo byanyu nabyo nzangenda mbicishamo amaso. Mbahaye ikaze neza cyane rero. Reka nze dutangire duhereye muri UEFA Champions League. Reka nze dutangire muri ubu buryo, ariko mwibuke ko no muri equipe ya APR Football Club naho ndabanyuriramo nkagenda ndeba uko bihagaze. Iyi ni Nepo TV Official. Reka nze dutangire muri ubu buryo. Ya nkuko narimbi gusezeranyije nongeye kubaha ikaze. Reka tugende duhereye muri uriya mukino wa UEFA Champions League roje ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Sporting. Ni umukino twavugaho byinshi. Ikipe y'umutoza Mikel Arteta nuko icyo wamenya uko yaje kugenda yikaritiye, kuko n'umukino urangiye ubusa ku busa. Nta byinshi twavugaho, ahubwo ndike twavuga nuko ikipe ya Arsenal ari imwe mu makipe yo mu Bwongereza ariyo yonyine yabashije kugera mu mikino ya kimwe cya kabiri. Ni umukino utari urimo ibintu byinshi, ahubwo match yari irimo ibintu byinshi. Match yari itegerejwe n'abantu benshi. Ni match yahuzaga ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Bayern Munich. Ni ikipe ya Real Madrid abantu bari biteze kureba niba yakora remontada ikaba yatsindira mu Budage ku kibuga cya Bayern, ariko ntabwo byaje kuba bihira uko yaje kugenda isezerwa. Ni ikipe ariko y'umutoza Rubeiro ragije kugenda akora ku ntwaro ze zose, kuko yari yagawe nini mu izamu, kuko umuzamu kurutwa yaradahari. Ikibazo cy'imvura murabizi. Yari afite Trent Alexander-Arnold kuri kabiri, yari afite Eder Militao na Rudiger Moraes, yari afite Fernand kandi kuri gatatu, yari afite kandi uwitwa Brahim Diaz, Bellingham, Valverde na Arda Güler. Yatakishaga imbere babiri yari Mbappe na Vinicius Junior. Abo nibo yari yagiye akoresha kuri no match umutoza Rubeiro. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain, bari bafite witwa Neuer, bari bafite Upamecano, bari bafite Tai, bari bafite Kimishi, bari bafite Gnabry kandi bari bafite Kenny, bari bafite Luis Diaz, Michael Olise, Stanisic, Parovic ndetse na Laima. Abo nibo basore umutoza Vincent Kompany nawe yari yagiye akoresha. Ni match yari irimo icyaka gishi. Umutoza wa Real Madrid yaje ashaka intsinzi, ashaka kurako yatangirana adomina, yaje no kumuhira ndetse hakiri kare rwose. Umunota wa kane ikipe ya Real Madrid iza kugenda ibona igitego bigarura mu mukino, ndetse n'ikipe ya Real Madrid yatangiye ikinana imbaraga, kuko uwitwa Arda Güler nyine nkuko nabikubwiye yaje kugenda abona okaziyo yari ahawe n'umuzamu rwose Manuel Neuer, aza kugenda atereka mu izamu. Uyu musore kandi yagomeje gupushinga, agomeza gusunika, aza no kongera gutsinda igitego kuri kufra. Hanyuma uwitwa Mbappe nawe aza gutsinda igitego. Ikipe ya Real Madrid ariko nawe yaje kugogwa cyane, kuko yaje kubona ikarita y'umutuku ya Kamavinga. Yaje kuba biyikira umukino, byatuma isubira kudefanda, byaje kuba bituma abasore b'ikipe ya Bayern
bayataka cyane, ariko nanone ikipe ya Bayern Munich nko ku munota wa gatandatu n'iki gitego yaje kuhita cyishyura, bigaragara ko ari match irimo tension kuko cyaje kwishyurwa na Pavlovic. Ni igitego yaje gutsinda ku munota wa gatandatu. Hanyuma nanone ku munota wa 38 uwitwa Harry Kane yari yaje kwishyura igitego cyatsinzwe na Rudagurira ku munota wa 29. ubwo match iza kugenda ihinduka. Hanyuma mu minota ijya gusoza match ijya kurangira ubwo Kamavinga yabonaga ikarita y'umutuku, ikipe ya Real Madrid yaje kugenda yinjizwa ibindi bitego bibiri birimo bya igitego cya Rize. Nicyo nagenda nkubwira, iyi match beza kurangira ikipe ya Real Madrid isezerewe. Ikipe ya Real Madrid wavuga ko uyu mwaka ibereye impfabusa kuko yabuze ibintu byose, yavuyemo mu bikombe byose, yaba muri championnat irarushwa amanota 9 na Barcelona, muri Champions League irasezerewe, ndetse no mu gikombe muri Copa del Rey naho wavuga ko yamaze gusezerwa. Nuvuga ko ikipe ya Real Madrid uyu mwaka rwose ibyayo bitayikundiye. Ikindi kintu wamenya, ikipe y'umutoza Vincent Kompany ntabwo yigeze panda nubwo yaratsinze match, yaje ifite akajyo kwataka kuko bakinaga imipira yo guhererekanya bataka uko bakoreshaga Harry Kane ndetse na Serge Gnabry bakinaga nk'abantu bakina nk'abaforward bombi, bakinaga bayataka ndetse ikibagiwe abasore nk'aba Olivier bagendaga banyura ku ruhande. Ni ikipe ya Real Madrid ya Bayern Munich yagize pressing kuri Real Madrid, batitaye ko bari bafite umukino batsinze, baza kugenda bayataka nta kudefanda kwabayeho, biza gutuma bayisezerera. Ni match yari ifite spectacle yo kuwo hejuru. Navuga ko ikipe ya Bayern yageze ku mukino wa nyuma yabikoreye. Nicyo naba nkubwiye kuri ino match. Ikipe ya Arsenal yo nayivuzeho nta byinshi nayivugaho, wenda icyo wamenya nuko ikipe umutoza Arteta yari yakoresheje Raya, yari yakoresheje Mosquera, yari yakoresheje Saliba, Gabriel, Hikapi, Rice, Zubimendi, Eze, Madueke, Martinez ndetse na Victor Gyökeres nabo bakinye kuri ino match yarangiye ari ubusa ku busa. Nibyo naba ngiye nkubwiye kuri no mikino ya UEFA Champions League. Ubwo ikindi kintu ugomba guhita umenya muri no mikino ya UEFA Champions League nk'abantu mwe, ikindi kintu ugomba kumenya muri no mikino ya UEFA Champions League nuko ikipe ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Paris Saint-Germain nayo igomba kuzagenda ihura n'ikipe ya Bayern. Ikipe ya Paris Saint-Germain murabizi ko yasezereye ikipe ya Liverpool ku giteranyo cy'ibitego 4. Ejo bundi ni match yabaye, murabyibuka match y'ibitego 2 ku busa, ibitego byombi byatsinzwe n'umusore w'umufaransa, murabyibuka neza, birangira ari ibitego 2 ku busa. Ubwo rero ikipe ya Bayern Munich nayo izaba yisobanura Paris Saint-Germain nyine nkuko nambikubwiye. Hanyuma match ahubwo wavuga ko izahamarirwe ni ikipe ya Arsenal, izasabwa gutsinda gusa ikipe ya Atletico igakina umukino wa nyuma. Ikindi kintu nakubwira nuko amakipe yose yageze muri kimwe cya kabiri yose afitanye ubufatanye na Visit Rwanda. Ni akantu ko kwishimira cyane, n'umukuru w'igihugu yagiye abigaruka washimira ikipe ya Arsenal yabashije kugera muri kimwe cya kabiri. Amakipe yose afite aho huriye na Visit Rwanda yamaze kugenda agera muri kimwe cya kabiri, ni ikintu cyo kwishimira cyane cyane. Ntabwo ndi butinda cyane uyu munsi, ni sport update mba mbazaniye nyine nkuko nari mbibabwiye, ahubwo reka twigarukire hano iwacu i Nyarugenge mw'abantu mwe. Twigarukire iwacu i Nyarugenge, igikomeje kuvugwa ni imikino ya shampiyona, amakipe akomeje kugenda yitegura. Iyo mikino wakibaza utete ni match Rayon Sport izabiri Rubavu, izaba yagiye gusura ikipe ya Rutsiro Football Club, ndetse n'ikipe ya APR nayo izaba yasuye ikipe ya Etincelle hariya i Rubavu. Ni match zombi zizabera mu ntara, na amakipe yombi ari muri kuruse ya shampiyona ahataniye igikombe, ariko cyane cyane navuga ko ni ikipe ya APR kubera ko wenda isiga izindi irarusha Rayon Sport amanota agera ku 9. Navuga ko ariyo imerita kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona kuko yamaze gusiga ikipe ya Rayon Sport. Ni imikino izaba muri no weekend. Reka rero duhere kuri match ya APR. Kuri match ya APR ikintu wagenda umenya ni n'abasore bose barahari bameze neza, n'abasore biteguye gukina match, yaba batakabaye bose, yaba Togwimere William, yaba Mamadusi, yaba Sheikh Jibril Watara,
yewe bose barahari, bose staff imeze neza iruzuye, biteguye kuba batsinda iyi match y'Urubavu. Ni match bakaniye bagomba kubona amanota 3 bakaba bareba ko basigaho Rayon Sport amanota agira kuri 10 cyane kuri 12. Nicyo wagenda umenya kuri no match. Nta kindi kivugwa mu ikipe ya APR uretse ko igomeje kugenda iganiriza bamwe mu bakinyi buhoro buhoro uko nagiye mbibabwira, kubera ko ari abasore bagomba kwisohokamo, haba bitwa ba Ruboneka narababwiye ko bashaka gupushinga, yaba n'ijye na Clement narabikubwiye ko yamaze kujya muri Al Hilal, n'abandi basore bagiye batandukanye bazasohoka batishimiye iyi kipe narakubwiye barimo ba Lamine Ba. Ahubwo reka twerekeza nahangaha tujye muri ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport icyo ugomba kumenya, duhere mu nkuru duhere mu nkuru mwakagira imana inkuru. Reka duhere ku nkuru ya Afahame ya Lotfi wamaze kurega Rayon Sport muri FIFA, ahirega ko mu by'ukuri hari ibyo Rayon Sport ikimugomba bitarasobanuka. Ibi bintu bya Rayon Sport bihoramo ikipe ntigiburamo amakuru, ntigiburamo ibibazo bya Afahame ya Lotfi byongeye kubyutwa. Rero yongeye kurega ikipe ya Rayon Sport ko hari bitarasobanuka neza muri transfer ye, cyangwa se mu kuba baratandukanye nawe bamwirukana. Ibi bintu nibyo kuzategereza tukareba ahantu bizaherera. Ahubwo reka twigire ku nkuru nziza muri ekipe. Inkuru nziza ihari ya mbere, umuzamu nyuma y'ibyumweru bigera kuri 2 atagaragara mu myitozo, yitwa Kwizera Olivier, yamaze kugaruka mu myitozo full training. Umuzamu yamaze kugenda agaruka mu myitozo, yiteguye nawe match izaba wa gatandatu. Ikindi kintu wamenya, umutoza hari ingingo Francis Christian nta gihindutse rwose nkuko nabibabwiye. Iyi match yo kwa gatandatu azaba ari kuri bench, azaba ari mu gutoza ekipe ya Rayon Sport. Nicyo wagenda umenya gato kubyo tubona mu myitozo. Kandi muri ekipe ya Rayon Sport mu myitozo arimo aragerageza abasore bagiye batandukanye bashobora kuzakina match. Arimo arakoresha Kwizera Olivier mwizamu, arimo gukoresha kandi muri axe agerera akoresha Bayisenge Emery ndetse na Rushema Chris, hanyuma ganijuru akamukinisha kuri 3, kuri 2 agakoresha umukiza Obedi, hagati mu kibuga ku 8 yakoreshaga Abedi, ndetse kuri 6 agakoresha Bitali Kau Kitoko Pizarro, ku 10 agakoresha Tambwe Kuruwari Ngango, ndetse uruhande rumwe agakoresha Didier Mugisha Taichi, urundi agakoresha Azman Ndikumana. Hanyuma umuntu uri kuba ari kuri point ni Forunganye. Iyo ni ikipe ari kugenda akoresha ya mbere. Ni ikipe gitezwe ko nta gihindutse ishobora kuzakina hatagize impinduka zibamo kuri uyu wa gatandatu. Ikindi kintu ugomba kumenya dusoza ngana ku musozo ni breaking news. Icyo ugomba kumenya nuko hari abakinyi bakomeje kuvuga ko byanze bikunze iyi mercato bari buze kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Abo ni bande? Ibuka kureba ko wakanze subscribe mubwire ni transfer wa muntu. Wibuka kandi gusharinga iki kiganiro ndetse na comment yawe irakenewe, nzajya mbinyuzamo amaso. Abo ni abandi rero. Umukinyi wa mbere yitwa Christian Ishimwe nkuko nabibabwiye, uyu nguyu mu kwa gatandatu arerekeza muri ekipe ya Rayon Sport nta gihindutse guhanganira umwanya yanaganije kuri 3. Undi mukinyi ugomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport hatagize igihinduka bamwita Sabimana Eric Zidane, ni kapiteni wa polisi. Ubwe aganira n'ikinyamakuru kimwe ntari butangaza ahangaha, yavuze ko ashaka kuba yakwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, akaba yagenda akomereza kariyeri ye muri iyi ekipe ikundwa n'abanyarwanda benshi yambara ubururu n'umweru. Ngana ku musozo ikindi kintu ni derby yagomeje guhumura. Ni derby yahumuye amakipe arimo arakora graphique, amakipe arahigana ubutwari. Nijye kuzategeza tukareba byinshi kuri derby, nzagenda mbasesengurira. Ahubwo nabashimira cyane kuba mutega amatwi iki kiganiro, nanashishikariza nawe utarakora subscribe kugikora kugira ngo tujye tugana muri iki kiganiro. Naho nge mwumva ni Nepo, iyi ni Nepo TV official. Ndabashimiye, igicamunsi cyiza.